Turabashubuje mwese tubararikire kuganira natwe ijambo ry'Imana. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka twiragize Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, tugushimiye ko udukunda kandi ukadukunda mu buryo burenze ubwo ushobora gutekereza. Turagushimira kubw'umwanya uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Imbaraga zawe nizibane natwe, kandi umuntu wese afashwe n'ijambo ryawe ryambaje mu izina rya Yesu, amen. Turaganira ijambo ry'Imana tubona mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 4 umurongo turahera kuri 7. Handitswe amagambo avuga ngo babata hagati barababaza bati imbaraga ki cyangwa n'izina ki ryabateye gukora ibyo. Umurongo w'8 nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati batware b'abantu namwe abakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko umenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Kugira ngo dusoreze mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Zekariya igice cyaho cya 4 umurongo waho wa 6. Zekariya 4:6 hari amagambo avuga ngo, aransubiza ati ijambo Uwiteka yatumye kuri Zerubabeli ngiri, ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi munini we ugiti cy'imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya, azazana n'ibuye risumba ayandi, barangurira bati rihabwe umugisha, rihabwe umugisha, amen. Muri aya magambo dusomye ndagira ngo tuyakubire mu ntego ivuga ngo guhishurirwa imbaraga ziri mu izina rya Yesu. Guhishurirwa imbaraga ziri mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu ni izina twahawe. Dusomye mu byakozwe n'intumwa, aha dusomye mu bice 4 umurongo wa 12, agaragaza ko ari ryo zina ryahawe abantu munsi y'ijuru. Izina rya Yesu ni izina twahawe munsi y'ijuru kugira ngo ritubere byose. Izina rya Yesu ririmo byose. Nimvuga rero guhishurwa imbaraga ziri muri Yesu, ni imbaraga zirenze, ni imbaraga udashobora kuvuga ngo urazihishuriwe urazirangije, kuko ni imbaraga z'indengakamere. Muri Yesu harimo imbaraga zikomeye. Mu isezerano rya kera Imana yagiye yiyereka abantu, kandi ikabiyereka mu buryo bw'imbaraga zikomeye. Mu buryo rero Imana yajyaga yiyereka abantu ni uburyo abamarayika bazaga bishushanyije n'abantu. Aha rero nusoma uzasanga aho abamarayika bajyaga bihishurira abantu, uzasangamo umumarayika witwa marayika w'Uwiteka. Marayika w'Uwiteka muri Zaburi ubona ko abambira amahema kugota abubaha Uwiteka. Uyu marayika w'Uwiteka muri Ancien Testament cyangwa se mu isezerano rya kera ni Yesu. Mu gihe Aburahamu yari yageze mu gihe cy'izabukuru n'umugore we Sara, niwe wazanye n'abamarayika 3 aza gutanga amasezerano mu izina ry'Uwiteka. Uyu rero ni Yesu mu isezerano rya kera wari utarahishurwa nk'uko tumuzi mu isezerano rishya. Yesu yariho kuko Bibiliya iravuga ngo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi kazahora iteka ryose. Abaheburayo 13:8. Yesu afite imbaraga zikomeye. Ni byiza rero ko abamwizera izi mbaraga bazihishurirwa bakazimenya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo mu bice 16 umurongo wa 13, yabajije abigishwa be aravuga ngo umwana w'umuntu, ni izina yakundaga kwita cyangwa se anitwa, yitaga umwana w'umuntu. Aravuga ngo umwana w'umuntu mwumva bavuga ngo ndinde. Bagerageza kumusubiza uko babyumvaga. Hanze muri icyo gihe cyabo, muri gihe cy'intumwa za Yesu n'abigishwa, bafite uko bavugaga Yesu bitewe n'imbaraga bagendaga bamubonamo. Bakavuga bati ntabwo izi mbaraga ari za Yesu wa wundi tuzi wabyawe na Mariya, ntabwo ari wa wundi tuzi wabyawe na Mariya warerewe kwa Yosefu, wa wundi w'umubaji. Bakagerageza kuvuga ngo ni umwuka wa kanaka, ni uwa Eliya wagarutse, ni umwuka wa kanaka. Bavugaga ngo yaba ari Yeremiya. Niko abigishwa babwiye Yesu, intumwa za Yesu niko zamubwiye, ziramubwira ngo bajya bavuga ngo uri Yeremiya. Abandi
bakavuga ngo uri Eliya. Eliya muramuzi, abasoma Bibiliya, ni umugabo wari ufite imbaraga zikomeye. Ndetse igihe Yesu yapfaga umusaraba avuga ngo Eli lama sabakitani, ngo batangiye kwibwira ko kuko bumvise ngo avuze Eli bagira bati wabona hamagaye Eliya. Bivuze ngo Eliya ni umugabo watinywaga, ni umugabo Imana yari yarahaye imbaraga zikomeye ku buryo Eliya yari umugabo utinyitse. Baravuga bati wabona ari umwuka wa Eliya wagarutse. Bamwe baravuga ngo uri Eliya, abandi bavuga ngo uri umwe wo mu bahanuzi, abandi bati bakwita Yeremiya, abandi bati bakwita Yohana umubatiza, abandi ariko Yesu aravuga ati oya, mwebwe ubwanyu muvuga ko ndinde, munyita nde? Aha ngaha hari ikintu cyabaye kuri Petero mu gihe abandi bari bayobewe, ndetse na Petero yari yayobewe adashoboye gusubiza iki kibazo yari abajijwe, ngo ahita agira iyerekwa, ihishurirwa rivuye mu ijuru, avuga ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aravuga ngo urahirwa Simoni wa Yona, kuko inyama n'amaraso ntabwo ari byo biguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Ngo ndakubwira ngo nanjye ndakubwira ngo uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarinyeganyeza. Hano ndashaka kubabwira iki? Ndashaka kubabwira ko kumenya Yesu ni ihishurirwa rivuye ku Mana. Niyo mpamvu intego y'inyigisho yacu ivuga ngo ni uguhishurirwa imbaraga ziri mu izina rya Yesu. Ni imbaraga zikomeye, uzihishurirwa none, ejo ukabona zibaye nshya, ejo ukabona zibaye nshya, ejo ukabona zibaye. Ni imbaraga zihora ziba nshya, kuko muri Yesu hari n'imbaraga zirenze. Hano ndagira ngo turebe uburyo butatu izi mbaraga, ahantu hatatu natekereje ko twaganira tubona uburyo izi mbaraga zikora. Ahambere ni ku munyabyaha. Izi ni imbaraga zikiza abanyabyaha. Isi ifite ibyaha, kandi abantu babigize kuva kera, mu gihe cya kera no muri iki gihe, ndetse bizakomeza kubaho. Ariko ahantu abantu bashobora gukirira ibyaha ni muri Kristo Yesu, ni muri Yesu. Muri Yesu niho honyine ibyaha bikirira. Abantu benshi usanga bari mu madini, kubera ko nubwo navuze ko isi ifite ibyaha, ariko isi ifite amadini menshi. Nta muntu utagira idini abarizwamo, abatagira amadini babarizwamo baba ari bakeya. Ariko mu by'ukuri ugasanga ibyaha bikomeza kuba byinshi mu bantu. Impamvu rero ni uko idini ridakiza ibyaha. Idini ntabwo rikiza ibyaha, uko ryaba rimeze kose ntabwo rikiza ibyaha. Ukiza ibyaha ni umwe, ni umwana w'Imana, ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Bibiliya iratubwira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu bice 19, hatwereka inkuru z'umugabo wari umunyabyaha ukomeye witwa Zakayo. Bibiliya itubwira ko Zakayo yari umukoresha w'ikoro, akaba ari n'umukire, ariko ngo wari umunyabyaha ukomeye. Ibyaha bya Zakayo byari biri ku rwego. Buriya ibyaha, hari ibyaha umuntu ashobora kugira mu mutima we akaba bifite, akaba utabimubonaho yenda keretse umugenzuye cyane, ariko hakaba n'abandi baba bazwi nka ruharwa bafite ibyaha bikomeye. Zakayo rero ari mu cyiciro cya ba ruharwa. Bibiliya itubwira ko yanyuze i Yeriko, amenya amakuru y'uko Yesu ari buze kuhaca, ngo arazamuka yurira igiti ashaka kureba Yesu. Bibiliya itubwira ko Yesu ahageze yahise ahagarara aho ngaho. Bivuze ngo Yesu muri misiyo yari afite, cyangwa se uru rugendo rwari rufite intego yo gukiza uyu munyabyaha witwa Zakayo. Bibiliya itubwira ko ahageze yararamye arahamagara ngo Zakayo, Zakayo, ururuka vuba, uyu munsi ndarara iwawe. Bibiliya itubwira ko Zakayo yururutse amwakira anezerewe. Bibiliya itubwira ko nanone abaturage cyangwa abantu bari aho ngaho ngo bivovoteye kubona Yesu agiye kwa Zakayo kuganira nabo. Ashobora kuba atangiye gufata ikiganiro bakaganirana na Zakayo. Ngo abaturage baravuga ngo dorere, ese atangiye kuvugana n'uyu munyabyaha, agiye gucumbika ku munyabyaha. Bibiliya itubwira ko ngo bitotombye cyane, bigaragara ko uyu Zakayo yari yarabaguye nabi. Ibyaha bye byari byarafashe indi ntera, byarageze aho bigwa nabi na rubanda n'abaturage. Abantu bose soko, abantu bari bari aho ngaho barivovota, baritotomba, baravuga ati se buriya Yesu yamenye neza umuhagaze imbere uwo ari we. Bibiliya itubwira ko Yesu nta kintu yavuze, ariko Zakayo we yafashe ijambo aravuga ngo databuja,
umugabane wa kabiri w'ibyo ntunze. Umugabane wa kane, 1/4 cy'ibyo ntunze ndabiha abakene. Umuntu wese nambuye, ni kwavuga umurongo, umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Aravuga ngo kandi umugabane wa kabiri w'ibyo mfite ndabiha abakene, ndapasura mpereza abakene. Yesu aravuga ngo uyu munsi agakiza kaje mu rugo iwawe, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Hano abaturage barishimye cyane, baravuga bati Imana ishimwe ko Yesu afite imbaraga zo gufata abajura, zo gufata ibisambo, akaba umutima mushya, akabasubizamo umutima mushya. Icyantangaje muri iyi nkuru, ubona ko Zakayo amaze kwinjirwamo n'imbaraga ziri muri Yesu, yahise ahinduka ako kanya, uwo mwanya. Bivuze ngo iyo Yesu yinjiye mu mutima w'umunyabyaha, ni uwo mwanya, ako kanya. Ushobora kuba ejo wari uzi ko yari umunyabyaha ruharwa, ariko uyu munsi yahura na Yesu akaba mushya. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, ngo byose bihindutse bishya. Mu rwandiko yandikiye Abakorinto. Rero muri Yesu harimo imbaraga zikiza abanyabyaha. Isi ngira ngo ibi bintu ntabwo yabirabutswe. Amaleta, ibihugu byinshi ntabwo bizi aya makuru, kubera ko baramutse baza aya makuru. Kandi impamvu batayazi ni uko Satani arabahuma, ntabwo ashaka ko bamenya uburyo abanyabyaha bakira, kubera ko baramutse babimenye nkeka ko isi yagira amahoro. Abanyabyaha, isi bahangayikishije isi, ibyihebe, abagizi ba nabi, abicanyi, abantu biba, abambura abantu mu buryo bwinshi. Uyu Zakayo yari n'umuntu w'umunyabwenge wize, ariko utarakize kuba amashuri yari yaraminuje, yarize, ntabwo byamuhaye gukira ibyaha. Bishatse kwerekana nubwo umuntu yaba yaraminuje, Satani ashobora kumufata akamushyira munsi y'ubutware bwe, munsi y'ubutware bwa Satani, ugasanga abaswe n'ibyaha, kandi mu by'ukuri Imana ishaka kumugira neza. Isi rero ndavuga ngo icyaduha ibihugu byinshi, ibihugu byose bigahishurirwa izi mbaraga ziri muri Yesu, bakayobora abantu bavuga ngo nimujye kwa Yesu, nimusange Yesu abakize, ko dufite ikimenyetso, dufite ingero. Yesu ajya akiza abanyabyaha. Yesu yakije Zakayo. Zakayo amaze kwihana no kwatura, Yesu yaravuze ngo uyu munsi agakiza kaje mu rugo iwawe, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gukiza icyari cyarazimiye. Reka nkubwire rero inkuru nziza. Nubwo uri umunyabyaha cyangwa se nubwo ufite ibyaha byinshi, Yesu yakuzanira agakiza, yaguha agakiza, ukaba mushya, ukaba umwana wa Aburahamu, ukinjira mu rutonde rw'abana b'Imana, kubera ko muri Yesu harimo izo mbaraga zifata umunyabyaha zikamuhindura kuba icyaremwe gishya. Ingero ni nyinshi. Abanyabyaha, iyo wakiriye Yesu uhinduka mushya kandi ukinjira mu bwami bw'Imana. Ni naryo rembo ryonyine, kwizera Yesu Kristo, ukizera, ukihana, uhita uhinduka icyaremwe gishya mu mutima wawe, ukajya mu bwami bw'Imana, ukaba umwana w'ubwami. Hari urugero, Yesu abambwe ku musaraba, yabambanywe n'abanyabyaha babiri bakomeye, bari bakomeye, ari abanyabyaha bazwi b'ibisambo ba ruharwa. Ariko ngo bagere ku musaraba, umwe ahishurirwa Yesu, undi ntiyamenya Yesu, atangira kumuvugaho amagambo mabi, ngo ngaho se ngo niba uri umwana w'Imana, ngo niba hari icyo wakwimarira, ngo natwe kitumarira, ngo ubwo se ngo nawe koko murabambwe nkatwe. Ariko undi ngo ahita yumva ahishuriwe ko bo bazira ibyaha byabo. Aravuga ati twebwe turazira ibyaha byabo. Uyu nguyu we ni umukiranutsi, ntabwo nta cyaha yigeze akora. Bigaragara ko yakurikiranaga amakuru ya Yesu kiriya gisambo. Aravuga ngo uyu nta cyaha yakoze, twe turazira ibyaha byacu. Aravuga ngo mwana, nugaruka mu bwami bwawe, ahita abona Yesu azanye ubwami, abona Yesu mu bwami bwe. Aravuga ngo nuzaza mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu aramubwira ngo uyu munsi muri Yesu harimo imbaraga zishobora kugufata uyu munsi. Uri umunyabyaha, uri umuntu mubi, uri umuntu umutima wawe warakunaniye kugira ngo ureke ibyaha, kubera ko bamwe hari abantu bakora ibyaha batanashaka kubikora. Muravuga ati ntako ntagize mu by'ukuri, ariko ibintu byarananiye, uburaya bwarananiye, ubusinzi bwarananiye, biratuma mpomba, binteranije n'abantu, binteranije na ba bosi banjye, ugasanga umuntu atwajwe igitugu n'ibyaha. Ariko reka mubwire, uhishuriwe Yesu gusa ukamubwira ngo mwana,
muhaye umutima wanjye ndawuguhaye. Yavugaho ijambo rivuga ngo uyu munsi turimo turabwira abantu ngo ni bahishurirwe imbaraga ziri muri Yesu, ko ni imbaraga zikiza umuntu agahinduka icyaremwe gishya. Cya kabiri, muri Yesu harimo imbaraga zibeshaho. Imana iravuga bikaba, yategeka bigakomera, kandi muri Yesu harimo imbaraga zibeshaho zitanga ubuzima aho ubuzima butari, ubuzima bugakunda. Isi igoswe n'ibibazo, harimo indwara, harimo imibereho igoye, cyane cyane muri ibi turimo twinjiramo by'ibyorezo bikomeye ku isi. Ariko muri Kristo Yesu harimo imbaraga zitanga ubuzima zibeshaho. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu bice 10 umurongo waho w'10 haravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi kiretse kwiba, kwica no kurimbura. Icyo ni icyiciro cya Satani n'abakorera ubwo bugome n'abahemukira. Ariko amagambo akurikira kuri B yaho aravuga ngo ariko jyewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Muri Yesu harimo ubugingo bwinshi, harimo ubuzima bwinshi, harimo imibereho myiza. Reka dutange urugero mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka ibice 5, hagaragaza Petero yaraye aroba hariya ku nyanja y'i Galilaya, ngo araroba ntiyagira ikintu afata. Yesu ahageze aramubwira ati hari ku manywa, aramubwira ati nimujugunye iburyo murobe. Petero aravuga ati mwana, twakesheje ijoro turoba ntacyo twafashe. Ariko Petero aravuga ngo ariko kuko ubivuze reka mbikore. Biravuga ngo abikoze bafata amafi menshi. Muri Yesu harimo imbaraga rero. Ahanga nagira ngo mbabwire ngo muri Yesu avuze ibidashoboka birashoboka. Nibaza iriya nyanja y'i Galilaya impamvu baraye baroba bakabura amafi, ariko Yesu yahagera amafi akaza, nuko muri we afite ubushobozi. Ubundi Yesu yavuze ijambo ariherekeresha imbaraga zirema ibitangaza by'icyo abavuze. Niba yaravuze ngo nimujugunye iburyo murafata, byari byikoze ako kanya. Ndagira ngo mbabwire muri iki gihe usanga abantu bavuga ngo turimo turakora, turazinduka tugakora, tugashakisha, ntabwo bigikunda. Uwo ni umwuka wa Satani. Iyo Yesu yavuze ubuzima buraza. Muri we harimo imbaraga zibeshaho zitanga ubuzima bw'imibereho, ubuzima bwa buri munsi. Muri Yesu harimo izo mbaraga. Petero rero ngo bafashe amafi baratangara, barumirwa. Ngira mbabwire ngo yigarira iracyahari, yimana amafi irahari. Umuntu agashakisha, umuntu akiga, akagerageza, akaba afite diplome zihanitse, ariko asanga yabuze ikintu afata. Ariko icyo umuntu abasabwa ni ukubaza Yesu ngo jugunye. Muri we harimo imbaraga zishobora kubwira ngo jugunya iburyo, cyangwa se jugunya hariya, cyangwa se kora gutya. Nshaka kubabwira ngo mwe kwiheba, nubwo isi mubona ifite ibibazo, ariko muri Yesu harimo uburyo, harimo ubuzima, harimo imbaraga zitanga ubuzima, harimo imbaraga zibeshaho. Hahirwa umwizera, niko Yeremiya yavuze ngo uwiringira Uwiteka akamubera ibyiringiro, azaba abaye nk'igiti cyatewe hafi y'imigezi, kandi kizakomeza kwera imbuto. Bene data, nubwo isi yahinduka, ariko Yesu ntahinduka. Afite imbaraga, afite ubushobozi, kandi muri we harimo ubuzima. Aravuga bikaba, yategeka bigakomera. Umuntu ashobora kwisanga ahantu isi yamuteye ikibazo kubera uburwayi. Muri Yesu niwe mukiza, ni umukiza w'abari mu isi. N'imibiri yacu ayifite ububasha bwo gutegeka imibiri ikaba mizima. Ushobora kuba ufite uburwayi bukomeye, ariko uzasome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu bice 5, uzasanga umuntu ngo wari umaze imyaka 38. Wowe ushobora kuba umaze iminsi myinshi cyangwa se imyaka myinshi ubabaye, birumvikana urababaye. Ariko rero ngo yarahageze ngo amenya ko amaze igihe kirekire arwaye. Imana ishimwe ko Yesu azi igihe umaze ubabaye. Ngo aramubaza ati urashaka kumukorera gute? Mugabo kubera ko atari afite umutima wizera ko yakira, yatangiye kumubwira ibikomere bimurimo. Aravuga ati aha hantu nabuze umuntu ujugunyamo, iyo bagize gutya, bamwe bajugunyamo gutya bikagenda gutya, ariko jye nabuze umuntu ujugunyamo. Iyo amazi yihindurije icyo gihe kugira ngo umuntu akire, hamanuka marayika yagera mu mazi, ngo amazi akihinduriza abantu bose bakayibona. Ngo ariko uwabaga afite abamujugunyamo vuba vuba, ngo niwe wakiraga agataha. Bishatse kwerekana ko iki kidendezi cyakomeretsaga abantu cyane. Ntabwo wakiraga bitewe n'igihe umaze ubabaye, ntabwo wakiraga bitewe n'akababaro kawe, bitewe n'igihe umaze ubabaye, bitewe n'uburwayi bwawe. Oya, wakiraga bitewe n'umuntu ufite. Ngo aravuga ati ntabwo rero gukira biri hafi aha ngaha, nta muntu
kukifasha, kandi nkeka ko ubwo niba cyarihindurizaga buri munsi, ubwo bageragezaga cyihinduriza bakajugunyamo, hari igihe bagwagamo ari benshi, ariko ngo wabanjije abandi kugeramo niwe wahita gukira. Reba rero uwo mukino wabaga aho hantu, cyari ikidendezi kibabaza, gikomeretsa, kigusha abantu. None rero Yesu hageze, uwo muntu aravuga ati singira umuntu, ariko reka mubwire, Yesu afite ubushobozi bwo kugukiza atakunyujije muri icyo kidendezi utanatose. Yesu aramubwira ati rero ikorera uburiri bwawe ugende. Ngo yikorera uburiri bwe, abantu bose ngo babona yikorera uburiri, aragiye arakira. Imana ishimwe ko Yesu afite izindi nzira abantu batazi. Nubona narwaye, niba ufite n'ibibazo, ariko Yesu arakomeye, afite imbaraga. Zizere, mwizere, kandi urufunguzo rwo gukururiza imbaraga mu buzima bwawe ni ukwizera. Ndagira ngo duse naho dusoza, kuko tuzakomeza kugenda tuganira. Imbaraga ziri mu izina rya Yesu ni nyinshi, ariko twizere izina rya Yesu. Muri Yesu harimo imbaraga, muri Yesu harimo imbaraga. Twasomye ijambo rivuga ngo ni imbaraga ki? Ni imbaraga zatangaje abantu bose, abanyedini, abanyepolitike, abami, abantu benshi bari icyo gihe, ngo zikabatangaza. Ni imbaraga zatsinze Satani, ni imbaraga zikomeye. Rero dusenga Imana. Icyo rero usabwa ni ikintu, kuzizera, no gukingura umutima wawe gusa ukamwizera agakora. Urufunguzo rutuma Imana ikora mu buzima bwawe ni ukwizera. Bibiliya ivuga ngo kwizera ni ukumenya udashidikanya, ni ukumenya udashidikanya ibyiringirwa ko bitazaba, kandi ko kuduhamiriza icyo tutareba ko ari ukuri. Rero bireka tubwira mu Baheburayo, ubwo turi mu gice cya 11, navuga ngo abakera icyatumye bahamwa neza nuko bari bagufite, bari bafite kwizera. Kwizera rero, kwizera kurakora. Muri Yesu iyo umwizera birakora, birafata, n'ibizima. Hari abantu bazi ko Yesu atagikora, bumva ari ibintu byaho by'amadini, bakavuga ati buriya ni ibintu byabo by'abihaye Imana, ariko Yesu afite imbaraga. Afite imbaraga, umwizere. Cya mbere, afite imbaraga zagukiza ibyaha. Kabiri, afite imbaraga zakubeshaho mu buryo ubwo ari bwo bwose. Niba urwaye, Yesu ni Jehova Rafa, ni Imana ikiza, ni Imana ikiza, arakiza, akiza indwara. Niba ushonje, Yesu arahaza. Twasomye ari amagambo bari bakesheje ijoro, ariko Yesu afite ubushobozi. Ndagira ngo rero dusenge, kandi icyo usabwa ni ukumwizera gusa, ubundi ukitandukanya n'ibyaha, Yesu akakugirira icyo agukorera. Bibiliya iratubwira muri Yeremiya 33:3 ngo niwe ugira icyo arema akagikomeza, izina rye ni Uwiteka. Aravuga ati ntabaza ndagutabara, mwereke ibikomeye biruhanije utamenya. Imana ifite ubushobozi. Ndagira ngo dusoze dusenga. Yesu afite imbaraga, muri we harimo imbaraga, kandi Imana iguhishurire imbaraga. Muri iki gihe abantu bafite ibibazo, ariko Imana ibakore ku maso. Niko Paulo yandikiye itorero rya Efeso mu bice 2:15, yaravuze ngo maze kumenya uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana rudaca nkabasabira ko nsenze, kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume amaso y'imitima yanyu ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'Imana yabahamagaye, mumenye ubutunzi buri muri Kristo Yesu, ubwo Imana yakoreye muri we, ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'ubwami bwose n'izina ryose. Icyo ashatse kuvuga ni iki? Nuko muri Yesu harimo imbaraga ziri hejuru y'ibintu byose. Zizere rero, kandi birakubera uko ubyizeye. Imana ikumugisha mu izina rya Yesu. Mana yacu, turagushimira kuri Imana nziza, kandi turagushimira kuri umwami wacu. Muri wowe harimo imbaraga zikomeye. Izo mbaraga rero turazisabye kugira ngo zigenderere umuntu wese uwumva iri jambo akaba ryizeye. Izo mbaraga nizimumanukire zikore mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turasenze ngo abantu muri ibi bihe izo mbaraga bazibone. Ariko dusengeye n'abafite ibyaha, tubonye ko izo mbaraga zikiza ibyaha. Izo mbaraga zibasha gufata umunyabyaha wabaye ruharwa agahinduka mushya, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko zitanga n'ubuzima, zitanga kubaho, zitanga imibereho, zizana amafi. Izo ni imbaraga zikora mu izina rya Yesu. Turagusaba amaso yo kubona izo mbaraga. Urakoze mwami Yesu, tugushimiye ko byumvise kandi ko bikoze, mu izina ry'umwami wacu tubyamaje. Amen. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ubutaha tureba izi mbaraga ziri muri Kristo Yesu. Yesu